Ujya wibaza impamvu ukunda gucika intege iyo ugeze mu gikorwa cyo mu buriri? Ese ujya wibaza impamvu ucika intege, cyangwa se wenda ujya wibaza impamvu utagira umurego ufatika cyangwa se wenda ukomeye uhamye kandi ushikamye? Hari abantu benshi bajya bibaza impamvu igitunguru gishobora kugira akamaro kanini cyane nk'iki gikorwa. Reka ngusobanurire akantu ku kandi impamvu kino gitunguru cyagufasha mw'iki gikorwa kandi kikakugirira akamaro. Ni kenshi nagiye ngaruka ku biganiro bivuga ku buzima, ariko mu by'ukuri singaruke ku iki gitunguru. Iki gitunguru gisobanuye byinshi, kandi ikindi hari ibintu byinshi ushobora kukivanga nabyo bigakora umuti, ndetse umuti utigeze ubona, umuti utanakekaga. Ushobora kuba ugira ubushake buke mu buriri, ariko kano kanya reka ngusabe kunkurikira. Ikintu cya mbere, buri gitunguru cyongera imbaraga z'umubiri. Igitunguru kirimo intungamubiri nka vitamini C ndetse na B6. Ikindi, ibitunguru bishobora kugufasha kongera imbaraga rusange z'umubiri ndetse no kurwanya umunaniro. Iyo umuntu acitse intege mu gikorwa cyo mu buriri, rimwe na rimwe biterwa no kubura imbaraga. Igitunguru rero gishobora kugufasha mu buryo butaziguye mu kongera stamina. Icya kabiri, buri gitunguru cyongera amaraso. Igitunguru gikungahaye kuri arisine ifasha kongera circulation y'amaraso, amaraso anyura neza mu mubiri, by'umwihariko mu gice cy'ibitsina. Bishobora gufasha kugira ubushake bw'imibonano mpuzabitsina ndetse no kugabanya intege nkeya mw'iki gikorwa. Ikindi cya gatatu, kongera libido. Bamwe bavuga ko igitunguru gishobora gufasha mu kongera ubushake bw'imibonano mpuzabitsina, kubera ko gifasha umubiri gukora neza ndetse n'imirimo yawo yose, harimo no mu rwego rw'imisemburo hormones zifasha mu myitwarire y'ubushake bw'imibonano. Icya kane, kurwanya indwara zimwe na zimwe. Igitunguru buriya gishobora gufasha kurwanya inflammation n'indwara zoroheje z'inkari, bishobora kugira uruhare mu kubangamira ubushake cyangwa se wenda imikorere y'umubiri mu buriri. Inama: nubwo igitunguru gifite akamaro, si umuti w'agahimbano ku cyorezo cy'intege nkeya mu buriri. Ni byiza kugifata inyongera mu mirire yuzuye, kuruhuka bihagije ndetse no kuganira n'umuganga niba ufite ikibazo gikomeye cyangwa se wenda gihoraho. Gusa niba wari ufite ikibazo, reka nkubwire impamvu z'ingenzi 5 byibuze z'ubuvuzi zishobora gutera umuntu ucika intege mu buriri. Ikintu cya mbere ugomba kumenya ku iki ngiki: umunaniro ukabije ushobora kuba wagutera iki kibazo cyo kuba wacika intege. Icyo bisobanura rero, umubiri ucika intege iyo wacitse intege mu mikorere y'imitsi yose, wararuhutse nabi cyangwa se wenda waranakoze n'imirimo y'ingufu cyane. Inama nakugira ni uko waryama bihagije, kugabanya imirimo y'umutwe ndetse n'umubiri, no gukora imyitozo yoroshye ishobora kukuvura stress. Icya kabiri, buriya stress ndetse n'ihungabana ry'ubwonko bishobora kukubana ikibazo iyo ugeze muri iki gikorwa. Icyo bisobanuye ni uko ibitekerezo byinshi cyangwa se wenda stress birashoboka ko bishobora gutuma umuntu atabona umunezero mu gikorwa cyo mu buriri. Gukora meditation cyangwa se kuganira wenda n'umukunzi, cyangwa se wenda gukora ibikorwa bigabanya stress nko kwidagadura cyangwa se wenda gusohoka. Ikindi cya gatatu rero, ibibazo by'imisemburo. Kutagira imisemburo ihagije nka testosterone ku bagabo cyangwa se wenda estrogen ku bagore bishobora gutuma umuntu acika intege. Inama ushobora gufata ahangaha: kujya kwa muganga gusuzuma imisemburo ndetse no gufata inama z'ubuvuzi ku buryo bwihariye. Icya kane, indwara z'umutima cyangwa se wenda umuvuduko w'amaraso. Indwara z'umutima cyangwa se wenda ibibazo by'amaraso bituma umubiri udatanga imbaraga zihagije mu gikorwa cyo mu buriri. Gukora isuzuma y'umutima n'amaraso no gukurikiza inama z'umuganga, aha niyo nama nakugira kuri iki kintu cya kane. Cya gatanu rero, kunywa itabi ndetse n'inzoga nyinshi cyangwa se wenda n'ibiyobyabwenge. Ibi bintu bigabanya ubushobozi bw'umubiri bwo gukora neza, kandi bigatuma imbaraga z'umubiri zigabanuka. Kuba wagabanya cyangwa se wenda ugahagarika ibyo bintu no gukora imyitozo ngororamubiri bishobora kugufasha. Inyunganizi nshobora kuguha rero hano: imyitozo ngororamubiri yoroheje nko kugenda n'amaguru
cyangwa se yoga cyangwa se wenda swimming ifasha kongera imbaraga n'umunezero. Kuba wagabanya stress, kuruhuka bihagije ndetse no kurya indyo yuzuye bigira uruhare rukomeye kuba wazongera kugarura akabaraga hano uri mu iki gikorwa. Ndagushimiye cyane wakomeje kubana nanjye, njye mwabanaga nitwa Gisa. Ikiganiro cyo bikunda ubuzima bwawe.